Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Tibiri mu migambi no mu bushake bw'Imana gukingira ubwoko bwayo ngo butagerwaho n'ibishuko. Iyo ukuri kwigaruriwe umutima, umukristo yinjira mu ntambara. Hahita havuka ibimurwanya, haba mu rugo rwe ndetse no mu mutima we, kandi nta kindi cyamwizeza intsinzi kitari umwuka w'Imana. Binyuriye mu kwemera intekerezo, kuraragira no kubura gushikama mu kwiringira Imana, niho umuntu atangira kugwa mu bishuko. Umwanzi ahora ari maso, ashaka uburyo bwose yahindanya Imana, ayigaragaza nabi ngo arehereze intekerezo ku byabuzanijwe. Ntabishobora, Satani azazirika intekerezo ku by'isi, azagerageza gukangura ibishika, kubyutsa irari no gutuma urukundo rwerekera ku bitabafitiye umumaro. Ariko ni ahanyu gutegeka buri gishika na buri rari ryose, maze mukabitera buhoro buhoro kuyoborwa no gushyira mu gaciro ndetse n'umutimanama. Bityo Satani agatakaza ubushobozi yari afite ku ntekerezo. Umurimo Kristo aduhamagarira ni uwo gutegeka buhoro buhoro kononekara kw'iby'umwuka ko mu mico yacu. Imiterere karemano igomba kuneshwa, ipfa n'irari bigomba kuneshwa, kandi ubushake bukwiriye gushirwa ku murimo wa Kristo mu buryo bwuzuye. Dusaba Data wa twese wo mu ijuru duti, tuduhane mu bitwoshya. Hanyuma inshuro nyinshi tukananirwa kurinda ibirenge byacu ngo bitatujyana mu bishuko. Tugomba kujya kure y'ibishuko bitwizingiraho vuba. Nitwe ubwacu twigeza ku ntsinzi turwaniye mu buntu bwa Kristo. Tugomba kuvana mu nzira ibuye risitaza ryaduteye umubabaro mwinshi kandi rikawutera n'abandi. Ibishuko n'ibigeragezo bizatuzaho twese, ariko ntabwo tugomba guhemurwa n'umwanzi. Umukiza wacu yaratuneshereje. Satani si umuneshi. Kristo yarageragejwe kugira ngo amenye uko azafasha buri mutima wose washoboraga kuzageragezwa nyuma ye. Igishuko si icyaha, icyaha ni ugutsindwa nacyo. Ku mutima wiringira Yesu, igishuko gisobanuye intsinzi n'imbaraga nyinshi.